Ajanga bahita gushyira iyi ni shop Bahati Gadget. Ubu ngubu ino ni mikoro umuntu yakoresha neza, ukabakora ibintu byawe neza, konti yawe neza ikagenda neza kabisa rwose, agahenda kagura. Ubu se harwo gahenze? Ntabwo gahenze, ni make cyane, make cyane. Umva venise kumva ari make yase, ariko uvuga neza amajwi akagenda neza kabisa. Ndakagura rero, ahubwo reka nkubwire, umva reka nkubwire, ahubwo hakiri kare ngenda yakwishyura hakiri kare, kandi yakwishyura rwose inote zawe ndazikwishyura hakiri kare. Oya rwose ndakwishyura hakiri kare, yewe gatata we, ndakwishyura hakiri kare. Ngiye rwose biroroshye, uravuga neza ko duteye kagenda neza kabisa rwose. Ariko bahita muri Bahati Gadget. Nyabuneka niba uzi yuko nawe ushaka gutangira koteti, ko ushaka kuba umukoteti kiriyete, ndagushishikarije ngwino hano muri Bahati. Bahereye hafi ya rwose mu mujyi wa Butare, mwicikwa mwuka byaramwe, ushaka kuvuga ibintu bikagenda neza. Ajyanga ni mu mukobwa ukuhe babwire rwose, bambwirire. Umva nta kibazo noneho, nanjye ubutanzangarwa noneho ngure byinshi noneho ibindi byisumbuye, nati bloke byose birimo ndabona gishaka cyose urakibona kabisa. Banyarwandakazi, simbukira muri Bahati Gadget. Muri Bahati Gadget shop ni ahantu bacururiza ibikoresho bitandukanye. Ni shop icururiza ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, iherereye mu karere ka Huye. Aha rero uzasanga amastand ya telefone, wasanga cover za telefone, wasanga telefone z'ubwoko bwose, amatara ndetse n'amastand atandukanye. Nyabuneka simbukirayo, uba mwita Silver. Rero Silver yagiye kurangura icyo bita stand ya telefone. Nyabuneka nawe simbukira, ushaka nawe stand cyangwa ushaka n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye, birahari kandi ku giciro gito cyane, babimanuye biri hasi. Muri Bahati Gadget, musimbukire muri iyo shop ya Bahati Gadget mu karere ka Huye.